Shalom, shalom. Shalom, shalom. Uyu munsi haracu wambaye. Umva. Reka ngubwire. Niba utari wambaye. Subira mu nzu ihute ushyireho. Yaba inkanda, yaba ikigoma, yaba ingutiya, yaba haracu wambaye. Ni shalom. Amahoro y'Imana abe muri twe iteka ryose. Amen. Ariko urabona ukuntu ari byiza turi kumwe nge nawe. Arakoze ko tuberanye we. Nibwo ukibona. Oya garagane. Tubwire. Murabona bimeze bite? Murabona bimeze bite? Ako nyine smilinga. Nyine smile. Just smile. Smile. Yeah. Umugore amaye ikizamini kiranze. Aho urakiranze zibura bazatubwira. Niba nsetse, niba nshinyitse. Ni ukuri pe. Uyu munsi duba mfite umunezero nje mu kiganiro n'umashaka. Mwebwe mumeze mute? Nshuti z'Imana aho mu muryango bimeze mite? Mwiriwe mugabo nawe mugore, mu mutantine, mu masenge, mu uncle, marume. Mvuze marume tani kwa mugani bajya vango nyakoro makurora. Ba marume muraki ngo mubarumo oya ibyo bintu turabyanze. Ahubwo nyokorome akurumira ahakomeye. Nukuvuga ngo ukabura bihindi high five. Uramushyira uti marume hano harakomeye ati zana mwana wa akajya akakurumeraho hanyuma akagira akaguhereza. Byanga gucira inzira. Akagucira inzira nko ku rubuto. Wabonye urubuto ukuntu hari ukuntu umwana ajya azana ngo daddy nka praise ukuntu ajya azana ugahita urumaho ukamucira inzira. So nyokorome akurumira ahakomeye. Abanyakorome biyumvise bagomba ako kana mugomba ku yego urcyo icyo nacyo nicyo. Okay, reka nange nsuhuza abantu. Suhuza abantu bambe. Shalom 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 shalom. Yego. Nshuti zacu bavandimwe dukunda. Abi wacu muraho. Kumwe n'abasuhuza muri France. Umva nyine hari ukuntu muri France bakajyana inyuma. Bonjour. Bonjour. Aha. Comment ça va? Comment allez-vous? Okay, shalom, turabakumbuye cyane inshuti zacu turabakunda nkuko bisanzwe. Bahika chokora. Ariko sheri koko nibyo rero. Ngashyire kure ko ushaka gushyira muri ryinyo. Kandi haracu wambaye nuko nyine turabashuhuje cyane n'umunezero mwinshi. Mukanyatsi. Nkuko muri kubireba pe turishimye. Simubona rada. Muri pasparum. Ubu twicaye muri pasparum. Munsi y'igiti cy'avoka. Kanya gasesekara ku. Mbega uyu munsi. Ko so namwe nkuko mubibona turabashuhuje cyane. Turabasuhuje abari hano mwe, turabasuhuje mugira amahoro, niyo ndamukanye itazibagirana bari hano mwe, turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe abo mu burasirazuba, urengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, nabo hagati. Yego mwese turabashuhuje aho Bugesera barabivuze. Mpande enye z'isi. Bugesera ariko tumaze iminsi tubatetesha. Hariyo nyogokuruza. Nyogokuruza. Avuga ngo ahujishe igisabo. Aho hari igisabo cyacu niyo mpamvu ntimuzagire ishyari Bugesera ntimukagirire ishyari ni heza. Twabashuhuje cyane rero kaka. Twabasuhuje rero twaje twaza mwajyahe twaza mwakwirwahe ko twaza twambaye urumve twaza na burwa none twaza baravuga ngo yego dufite umuco mwiza
uvuze ngo barabango yego urumve reka tuze turamaze kujya muri practice ntabwo twarepese murabibonye bunyine byari bibize turaterura none dusanze bitarashye twari tujabuye ariko ubwo reka dusubize ku mashyiga duteke n'ibishya tuzaza twambaye tuzasasa inkoko dutera agatebe duca amakoma turambikeho hanyuma dusukeho dusangire mumeze mute bantu b'Imana turabasuje kandi turabakumbuye ahangaha ni mu Kanyatsi munsi y'igiti cy'umuyembe munsi y'igiti cy'avoka bahobere bahe n'utubizo ndumva nabahobera nkabumva neza yambi bantu ba mubiri uraba bahobeye mubiri wahobeye ni wowe mpabe nta wundi mpabe genda uri kubabesha nimwiyumvishemo na ukuntu mpobeye ni urukundo tubahaye urukundo tubahaye Yambo tubahaye Shalom ni ukuri ibyo mvuga ndabyumva ndumva urukundo ndumva imbabazi ndumva imbaraga ndumva amahoro ndumva umutuzo manuri mwiza ibihe n'ibihe tubahaye urukundo tubahaye amahoro noneho ndabizi yuko ibingibi bigira ibingibi ni cyagiye tujya umujye nko muri restaurant bya bindi babanza byitwa ngo iki nabyo se babyita standa bya biterapeti bindi biterapeti nyine babyita standa bya bindi biterapeti byo birimo by'abanyamahanga nabyo bijya mu kinyarwanda babyita iki ibiterapeti nibyo batangira yego rata rero niyo ndamukanye buriya iyo urabizi iyo ugeze ahantu ugahora iyo ugiye nko mu muryango ukabona ukuntu bakwakiriye ukabona muraho neza muraho dore wa mwana wo kwantuza uraho bambe ni kuko tudaheruka kubona ibyo ngibyo bituma uvuga uti hari ukuntu wakomanze ku myugariro wikandagira uti se abantu bako nabaheruka mbeze bati wajya kubona ukabona baraje ngo dore kana karaje ngo yuguze kurwongo ariko mana ngo nikoye papa wawe araho mama wawe niko se mwa uzi ko wakuze di ibyo ngibyo bituma utangira kumva kamwenyu ukumva utangiye kumva kanuka kamwenyu ugahita uvuga uti ahangaha ndisanga ewana ubundi ugatangira ngibyo rero iyo dutangiye gutya rero muhita mumenya muti buriya mu ikiganiro cy'umunsi kimeze bite aba bantu ko bari muri mood so biraryoshye twaje rero mu muryango tuje kurwubaka tuje kurusana muzi ikintu ushaka tuganiraho nafashe umwanya wo gutekereza ibintu byinshi birimo kurwanira muri uyu mutwe mwumva ariko nkagira ibibazo ku munwa ari umwe sheri mwumva umunwa n'umwe ariko ndagira ngo twiganirire wari ugiye kuvuga ikintu seri wanjye nyine uravuze ndavuga ntago narebye comments z'abantu none mbonye umuntu comment mpise ngo aho ya mbere ni y'umuntu wo mu Bugesera biranshimishije mu Bugesera uhise message comment umuntu wo mu Bugesera urose comment ataranavuga nukuri Imana ibahe umugisha iyo tuvuze ngo comment niho dushingira reka mbabwire niba ubonye umwanya ukareba rwose siga comment kureba comment ni motivation ndagita ni imbaraga ubu nteye kuko iyo no mu gusoma comment numva bitambyumva ukuntu ngahita nezererwa nkumva nkumva ni ibintu byiza nkuko tujya tubibasaba ni byiza buryo uganira n'umuntu nawe uzabirebe iyo uganira n'umuntu ukavuga atagusubiza cyangwa se ukabona ntabwo ibyo uvuga byitayeho navuga ngo bica intege uretse ko njya kunca intege wapi sinshaka intege ariko bica intege ikibazo nuko hari ushobora kuzicika ariko ntago nanone ari buri wese usicika ariko byo ubwabyo ireme ryabyo nuko bica intege ariko reka twikomereze uyu munsi rero ndumva mfite ubunwa bushaka kuvuga ngo
ninde wagize iki noneho habaye ninde wakemura ibibazo by'ikambere mu muryango? Ikintu uri burenzeho ndagutunguye tungurasiyo ninde watubuza guhimbaza Imana. Umva, ndashaka ko twiga numvishe ku kintu cy'umuryango, kuko haba hari utuntu n'utundi. Iyo mvuze mu muryango mba mvuga ubuzima bwa buri munsi, icyo narakivuze. Mba mvuga twa tuntu nibuka, kuko iyo mvuga mba mvuga bya bintu nzi namwe muzi, kandi nzajya nkomozaho nkamera nk'ukomye rutendere. Ko tuvuga utari kuriya mwana buriya biriya bintu yabikuye hehe? Tuvuga turiya tuntu. Hari n'abantu bavuga ngo ariko uyu muntu uvuga utu tuntu ngafite imyaka ingahe? Iyo mfite yose. Ariko ibyo mvuga bya bintu by'imbere, bya bindi byo ku masahane, bya bindi byo mu mbehe, bya bindi byo munsi y'urutara, urutara uraruzi? Bya bindi byo mu mutiba munsi y'urutara. Harya mvuze urutara cyangwa mvuze urutare? Nurutara. Kinyarwanda nurutara. Munsi y'urutara. Ubwo nyine. Okay, icyo nshaka kuvuga ni bya bintu bibera mu buzima busanzwe, none reka nshyiremo agaseriye. Ariko bibera mu muryango. Iyo mvuze umuryango nyine hagati ya wa mugabo na wa mugore cyane cyane. Hakaza abana, hakaza abashyitsi, hakaza abavandimwe, hakaza umuryango mugari, hakazamo n'abashyitsi, hakazamo noneho n'abaturanyi. Reka nkomeze mvuge ngo hakazamo n'inshuti zanyu. Reka ngere kure none ikintu gitunguranye, hakazamo n'abanzi banyu, hakazamo n'abanzi bacu, hakazamo n'abanzi bacu. Mba nanjye ngiye gutega amatwi. Hakazamo n'abanzi bacu. Amatwi yanjye arafunguye. Ndashaka rero noneho iki kintu tukivugeho. Ntangira nkubaza ngo iyo mvuze ngo ninde wakemura ibibazo by'ikambere mu muryango? Iyo mvuze ikambere ni ukuvuga imbere hahandi mumaze gukinga urugi, hahandi mu nzu mwarangije gukinga, mwugariye, abashyitsi batashye, inshuti zagiye, inshuti nimvuga inshuti ari inshuti nyazo, ari n'inshuti magara, ari inshuti magara, ari n'inshuti z'indyarya, ari tuvuge hari igihe ari n'abunzi. Hari igihe muba mubayeho mu buzima bw'umuryango, ariko ubuzima bwanyu buri mu manegeka, bigatuma mubaho ubuzima bushingiye ku bunzi. Icyo kintu ndumva cyanjemo. Ndashaka ngo ninde muntu wo gukemura ibibazo by'ikambere? Nimvuga umuntu, nimvuga umuntu iyi ndariko ntabwo kiranye, reka tukivugeho, aryo hasubiwemo nkurikije uko ubusobanuye. Ndaje nguhi abantu bose bamaze kugenda, kuko ndagira ngo nitujyamo hagati, nitujyamo hasi cyane, nidusesengura, ndagira ngo tukivugeho tubanze turebe ubundi ibibazo biba byaje bite, ibibazo bituzira bite, kandi ni ukubera iki rimwe na rimwe ibyo bibazo bishobora kuturusha imbaraga. Kuko navuze ngo ni ibibazo by'ikambere. Ikambere urabyumva? Ikambere ni gute twemera cyangwa se turangara, cyangwa se ni izihe mbaraga zishobora kutwiba umugono? Niki gishobora gutuma twibwa umugono kugira ngo bya bibazo bize bihere hanze, bigere mu marembo, byinjire mu muryango, birenge muri saro, birenge harya mu bizitiro, ntago nzi uko babyita, bigere mu byumba, noneho birenge mu byumba, bigere mu bitanda, birenge mu bitanda, bigere ku maso, birenge mu maso, bigere mu bwonko, birenge mu bwonko, birenge mu bwonko, bigere mu bumuntu. Urumva urugendo rw'ibibazo. Ndashaka rero ngo ninde muntu wo gukemura ibyo bibazo by'ikambere. Ntarakomeza ndagira ngo nguhe ijambo ugire icyo uvugaho, numva ko wumvishe topic yanjye, hanyuma numve n'icyo uyivugaho, hanyuma namwe mutega amatwi kandi muzambwira. Yego komana yanjye ndaguhaye icyo nzi cyo, Mwuka Wera ayobore. Haleluya. Hakorera mu mubiri. Ariko rero nkurikije uburyo cy'ubisobanura, urikumva hari ahantu bavuze ngo abantu bose barangije kugenda. Ni ukuvuga ngo rero numva umuti w'ibibazo by'ikambere uri hagati y'abantu bari ikambere.
bizakemurwa n'ubundi namwe muri abari ikambere nyine abatuye ikambere nibo ubundi bakagombye gukemura ibibazo byabo right aho ngaho wenda ntaguciye cyangwa nkuciye mu ijambo nubwo tubyita ngo ntaguciye mu ijambo impamvu nabivuze baba kubera ngo nibazo by'ikambere ndanavuga ngo abantu bamaze kugenda za nshuti y'abavandimwe abaturanyi bose bagiye kugenda kwabo yes kugenda kwabo ntabwo bivuze yuko bya bibazo bivuyeho nyine nanjye nicyo ndi kubwira naringize ngo wenda ushatse kumva yuko narangije kugira ntabwo nagisubije kuko ushobora kugira bya bibazo bikazasaba yuko ari nabo bazagaruka kubikemura cyangwa se ntibinakemurwe kubera ko nyine bagiye waruhise ugakomoza ukavuga ngo ni babandi nyine ngo basigaye ikambere bashobora kutabikemura aho ngaho niho nshaka ko tugenda ndazanamo n'ikibazo nyine ariko twumvikane sibyo uvuze ngo ibibazo by'ikambere sibyo haracu wambaye nababwiye reka wa munwa wiceceka urumva turi mu muryango sibyo kandi utanze urugero ngo babandi bose bagiye no kuvuga ngo ikambere ngewe ndumva ari ndahera ku mugabo n'umugore sibyo wenda shiremo n'abana nyuma ariko ndumva reka mpere ku mugabo n'umugore sibyo no kuvuga ngo umugabo n'umugore bafitanye ikibazo runaka sibyo inshuti zimaze kugenda abavandimwe bamaze kugenda abana baryamye mwageze ikambere ibyo bibazo ni bande babikemura je rero numva umuti w'ibibazo by'abantu babiri n'ubundi wagakwiye kuva muri abo bantu babiri kuko ikibazo cyavutse muri abo bantu babiri sibyo ya nubwo biterwa na level y'ikibazo rumva n'ukuntu uburemere bw'i cyangwa se uburemere bw'ikibazo nuko mubyitwayemo sibyo mwebwe babiri ubwo ngende naje mu kibazo cy'umuryango ariko utari gufata ku bana naje mu kibazo cy'umuryango w'umugabo n'umugore sibyo ndakumva rero ngewe ku giti cyanjye numva ubundi ikibazo cyavutse hagati y'umugabo n'umugore mbere yuko kinagera hanze ubundi nta nubwo byari bikwiriye twagiye mu muco ntago byari bikwiriye uko tugiyerekana dushyiramo n'imikandara nta kibazo ntago byari bikwiriye ko ibibazo by'umugabo n'umugore bigera hehe bigera hanze kubera ko mwebwe babiri mufite ubushobozi urukumva bwo gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose cyabaye hagati yanyu urukumva iyo mvuze mwebwe babiri rero ntago ari mwebwe babiri gusa ngewe kubitewe nuko nizera nemera ko abantu babiri bafatanyije n'umwuka wera reka mbari kumvuga umwuka wera utangiye kunzanira umwuka wera ngewe ndi mu muryango aha yubanze icyo ngicyo umwuka wera ntabwo twese ndavuga nk'uko ndi ngewe kumva byagakwiye ko turi muri famiye ntabwo turi mu rusengero noneho bihinduye isura famiye igomba gushingira ku gusenga ahantu ntabwo nzanyemo pasiteri ukivuze neza ko kubera ko uvuze ngo nzanyemo umwuka wera kandi umwuka wera turamubana umunsi njye ndimo ndavugira umuryango mbere yuko mvugira urusengero n'ibyo myizeye reka nkubwire uwo muryango rero burya umuryango muzima ufite fondasiyo ushingiyeho sibyo niyo mpamvu nanjye ibyo ndi kuvuga ndi kubivuga mpereye kuri fondasiyo kandi fondasiyo yihe y'iki fondasiyo y'Imana yo gusenga uri kumva niyo mpamvu ahanga ugeze umva mvuga pasiteri ugeze umva nkubwira ngo ugende ubwire pasiteri wawe ndavuze mwebwe babiri sibyo ubwo mbega mwebere pasiteri umushobora no kuba mwebwe babiri muri kumwe sibyo nukuri nzi neza yuko mwakumvikana ku kibazo mufite mukakiganiraho mukagikemura okay mutabashije kugikemura nibwo habaho kuba mwakwitabaza abandi bantu ariko mbere yuko unatekereza guhamagara undi muntu wari we wese mbere yuko ubanza gutekereza umuntu wari we wese wakwizera nge niyo nama nagira umuntu wese uri ufite umuryango mbere yuko utekereza mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa anti wawe cyangwa pasiteri wawe mwebwe ubwanyu babiri mwagiranye ikibazo kubera ko mwibuke impamvu muri kumwe muri umwe already muri umwe sibyo muri umwe mwarabanye kandi ni mwebwe babiri mwakundanye muremerana murashakana mwe mwateretanye yes
ni mwebwe mwemeye gushakana. Ni ukuri abandi ikintu bakoze kubaherekeza, pasiteri akora kubashyigikira kugira ngo mugere muri iryo sezerano. Ariko mwebwe babiri ni mwebwe mwifatiye umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe ndakwemera kumbera umugabo, njyewe ndakwemera kumbera umugore. Njyewe hato ndi imbere y'amategeko nemeye yuko wowe do uzambera hoya reka tujye mu mikino, sibyo? Ntabwo turi mu mikino ni urugero, nemeye nta gahato. Yes, ibyo bintu mubyemera nta gahato. None rero niba mwarabyemeye nta gahato, ni ukubera ko mwari mukundanye. Ubwo njye burya ndavuga ntabwo hakakwiye kuboneka impamvu isimbura urukundo rwa mbere. Urukumva kubera ko ujya usanga iyo abantu bagiranye ibibazo umwe ahita avuga ati ndakwanga, ariko se mu by'ukuri ntabwo wigeze kuvuga ngo ndagukunda. Mwabanye kubera ko hari ijambo ry'urukundo wamuhaye, wamubwiye. Ni ukuri pe. Numva rero yuko hakagombye kubaho kwicara hagati yanyu, urikumva, mukabanza mukaganira ku kibazo mufitanye, mukareba niba mwemeye. Ndababwiye ukuri, uyu ni umuti. Muramutse mwabaye mwemeye kumvikana, mukicara mukaganira ku kibazo mufitanye, mwebwe ubwanyu mwagikemura mutuje, nta numenya yuko hari n'ikibazo mwigeze mugirana, kandi mukagikemura kigakemuka neza. Mu gihe umuntu wese yemera guca bugufi, umuntu wese ku ruhande rwe yemera akemera guca ako kantu, guca bugufi, guca bugufi, kuko hari umuntu ushobora kumva ko adashaka nuko mwicara ngo muvugane, akumva adashaka no kugutega amatwi, kandi wenda ni nawe wakoze amakosa, sibyo? Ariko iyo habayeho guca bugufi, akabona niyo noneho waba wakorewe ikosa, nanone nta gukorewe ikosa ngo wumve yuko kubera ko yankoreye ibi yampemukiye sinshaka no kumwumva. Yewe muri gihe numva nabwira abantu, ibuka rya jambo ryiza, reka kimwe, ikintu cyiza kimwe uzi kuri mugenzi wawe cyiza gisibe, gitwikire bya bibi byinshi. Ikintu ubyibuze tekereza niba hari akantu kamwe konyine uzi keza kuri mugenzi wawe kaguha impamvu yo kuvuga ati noneho reka nicare, kubera kare akamwe nibutse, reka nicare numve icyabimuteye, sibyo? Numva rero ko hagati aho abantu babiri babaye bicaye bakemeranya, bakemera kwicara, bagaca bugufi bakicara, ariko noneho hakabaho ukuri. Kubera ko nanone ushobora gukora ikosa, wanakora ikosa ariko ntushake no kuvugisha ukuri, sibyo? Kubera twese turi abantu, twese turi abanyantege, twese twakosa. Ariko ikibazo ntabwo ari uko nakosheje, ahubwo ni imyitwarire nagize nyuma yo gukosa, sibyo? Ikindi, kubera ko nyine twese dushobora gukosa, Imana yaturemanye imbaraga z'uko nshobora no kubabarira umuntu wakosheje nk'uko nanjye nakosa. Rero niyo mpamvu numva habayeho kumvikana, abantu bakemera, impande zombi zikemera guca bugufi, mukicara mugacoca ikibazo cyanyu mushyizemo ukuri kose. Yes, mushyizemo ukuri kose. Wenda birashoboka yuko cya kibazo mwari mufitanye mwagikemura hatabonetsemo kwifashisha abandi. Uwo ni umuti wa mbere. Yimba utagize ndashaka ko, kuko twavuga ibingibi umunsi ukira, kuko ni topic ndende kandi utabonaho iyo ishobora kujya hitangira, ariko aho igarukira ni hanini, kuko ibibazo biba mu muryango ni byinshi, urabyumva? Kandi ibi bintu ntabwo ari uko n'ibisubizo bitavugwa n'abantu benshi igihe kinini, ndetse ubona nabo ibyo bibaho gushwana mu muryango, cyangwa se ibyo bibazo bizikambere. Ntabwo bivuze yuko ba bantu ubwabo hagati yabo hatarimo umwe cyangwa se bose bafite ubushobozi bwo kuba hari ibindi bibazo runaka bisa nabyo bakemura. Ahangaha ndabivugira yuko hari igihe umuntu ushobora kunanirwa gukemura ibibazo by'iwawe ikambere byowe mu rugo, nyamara hanze ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wagira abantu runaka ufasha gukemura ibibazo by'umuryango. Aha turi ku bibazo by'umuryango, ko umuryango niwo uturaje ishinge. Uri kunyumva? Noneho ubivuze neza, uravuga uti abantu bikambere, uvuga ku mugabo n'umugore, uvuga kwibukiranya
akahise kabo cyangwa se iminsi yabo y'urukundo rwa mbere babwirana ndagukunda, bateretana, bemeranya, hanyuma bakaza kugira gute, kugeza ubwo hazamo kwago nimba nabyita guharurukana. Bivuga ngo urumva ko haba habemo urugendo rurerure, haba habemo urugendo rurerure kugira ngo igihe cyo kuba muri mu gukundana mutinyukane. Murabizi ukuntu abahungu bigorana kugira ngo ujye gusohora ijambo umbwira uti ndagukunda kandi ndagushakaho ubushuti. Nawe urabizi iyo babikubwiye, ndavuye nyine ku mukobwa ndabavugira ko bigusaba imbaraga nyinshi gutekereza ku muco bivugaho iki, ubu mutima nama wawe cyangwa se rimwe na rimwe ukajya no kugisha inama baba ababyeyi cyangwa se inshuti cyangwa n'umutima wawe. Urabizi ko udapfa guhubuka ngo bivuge keretse iyo utari seriyeze cyangwa se utari serious. Ariko ibyo ngibyo tubirenge, ahubwo ndashaka kuba rwa rugendo kugeza igihe mwemeranije yuko mugiye kuba umwe mu nzu imwe mu cyumba kimwe. Bivuga ngo muba mwemeranyijwe kandi muba mwasezeranyije kuzaba na akaramata, mwaba mwasezeranye imbere y'Imana n'amategeko. Burya abantu bajya gufata inzira imwe bavuga ngo kuva uyu munsi tugenda, baba bagiye amategeko n'Imana babizi, n'ababyeyi babahaye umugisha, kuko ingo zisenyuka ntabwo ari izagiye zihingiye gusa, ahubwo n'izashingiye n'abapasiteri n'iz'ababyeyi bahaye umugisha, nazo turazibona zisenyuka. Urwo rugendo rwo kugira ngo abantu urenge yuko ari wowe wabengutse umukobwa, cyangwa se niba hariho no kubenga umuhungu simbizi, icyo ndeba nuko mwese muri kumwe. Urwo rugendo rwo kugira ngo mutangire muhararukane, kuko iyo ugikundana n'uwawe wirinda ikintu cyose cyagaragaza amakosa yawe, kabone nawe waba uyafite, kugeza igihe uvuga uti nzabone butashye rimwe na rimwe. Ariko ibyo ngibyo tubireke. So ubivuze neza, uravuga uti niba ubwo bigomba guheraho. Ariko noneho ndashaka kugira ngo tuvuge gatoya cyangwa se wenda kubera igihe, ni iyihe mpamvu ndimo ndashakisha uburyo ikibazo cyanjye cyagira, cyangwa se ni iyihe mpamvu tugira icyizere mu bantu bari bo hanze ko aribo bashobora kuza mu buzima bwacu kudukemurira ikibazo. Ugasanga wenda kugira ngo mbisobanure, ugasanga wowe uri umugabo, uri n'umugore, ufite umugore wawe, ubuzima mubayemo ni mwebwe mwirwariza, abana mubyaye ni wowe papa, ni wowe mama, ni mwebwe mumenya icyo barariye, ni mwebwe mumenya icyo bambaye, ni mwe mumenya amafaranga y'ishuri. Mbega ubuzima bwose bw'umuryango buri mu biganza byanyu. Ndetse rimwe na rimwe ntabwo aba bantu muba mubanye neza n'abantu bose hanze, niko navuga, abo muturanye, abo mukorana, abo mwegeranye, abo mucuruzanya niba mucuruza, ndetse n'abo musengana. Ariko noneho bikarenga icyizere n'imbaraga mwebwe ubwanyu mwahoranye, bikageza ubwo mwumva ko ibibazo byanyu wowe umugabo utangira kuvuga uti urabizi iwanjye bimeze gutya, umugabo nawe ati iwanjye bimeze gutya, ugasanga muzanyemo abandi bantu. Ni iyihe mpamvu wumva ituma abantu barenga kwa kwizera no kwishakamo igisubizo bakajya gutabaza abo hanze? Kandi mu hanze twabonyemo ko harimo n'abandi bazabumvira ubusa, n'ubundi bazabona urwaho bakavuga bati turababonye. Bivuge uko ndashaka kukubwira ko iki kiganiro tuzakigarukaho, uri kumva, kubera igihe ko dufite imyenda y'ibiganiro tuzagarukaho, mana mujye mutubabarira ko turi mu muryango gusa. Ariko reka nkubwire, umunsi wabanye n'uriya mugore, umunsi wabanye n'uriya mugabo, mwabaye umubiri umwe. Bivuga ngo ufite ubuzima bw'uriya mugabo nawe afite ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo umunsi rero wumvishe yuko hari umuntu wo hanze uri bumurutishe, warangije kwitera icyizere, nagira ngo mbanze nkubwire wa mugore we cyangwa wa mugabo we, wumva yuko ibintu byanyu hagati yanyu bikunaniye ku buryo ugiye kubibwira undi muntu. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe nubwo uri kumva yuko watereye icyizere mugenzi wawe, ni wowe witereye icyizere, kuko muri umubiri umwe, mwabaye umubiri umwe.
urikumva ni ukuvuga ngo warangije kubona yuko wowe ubwawe ntushoboye, urikumva uragenda mu izina ryo kuvuga ngo kanaka yarananiye. Reka wanyemerera nkavuga akantu, reka mvuge insigamigani nanjye numvishe. Iyo witereye icyizere bigutera kwizera rubanda. Ibyo bintu bibaho cyangwa niho ubiremye. Hari ibintu ugomba kujya wandika tukazaga tuvuga ngo Sero Aphrodis. Iyo witereye icyizere bigutera kwizera rubanda, kandi rubanda nakimuhana, akimuhana kaza imvura ihise. Nibutse undi mugani uvuga ngo usenya urwe umutiza umuhoro, ariko Ado Vibes ntago dushaka gutiza umuhoro, ntago tubyemera. Turabwira wenda kugira ngo tube ducumbike kino kiganiro, ntabwo tuvuga yuko bidakwiriye ko umuntu ashobora kujya hanze kwifashisha abantu, ariko nagira ngo nkwereke revo wagakwiye kujya ari aho bigeze. Uzajya hanze ariko nawe warangije kubona ko witereye icyizere. Ntabwo nkubeshya kuko uyu muntu muri kumwe muri umwe uzi nk'umuntu w'umugabo cyangwa umugore akitonda agatuka umugore we akamutuka igitutsi runaka, burya ni wowe uba witutse kuko wa wundi ni amaraso yawe. Iyi ni part 1. Mva noneho nagira ngo nkubwire rero ukuntu binyuzuye nuko umunsi uciye ikivu n'ibindi ariko no hano burije kandi bwije nisanga ni saa 2 ariko wagira ngo ariko nibyo birumvikana. So iyi ni noneho bidatinze nishaka izabe na part 3 ariko ndumva mfite turifuza yuko iki nifuza ko kugeza ndumva ukuntu binyuzuye, ndumva hari imiryango igiye kongera kubaka ubuzima, ndumva hari imiryango, hari abantu batandukanye bagiye kongera gusubirana, hari abantu bari bagiye gutandukana bagiye kongera kwisuzuma, bagiye kumenya yuko atari ngombwa. Mwahuye ngo mwubake umuryango, ntago mwahuye konyine uzi wamukundiye kagatuma wemera. Ako ngaka ari kuzirikana kuruta amakosa yose yaba yarakoze. Kuruta amakosa yose yaba yarakoze. Ikindi nzasubiramo, gutangira umushinga wo kubana, gutangira gahunda yo kubana ni umushinga. Rero iyo umaze imyaka ubanye n'umuntu, wa mushinga uba urimo kugenda wunguka, kuko iyo mumaze kubyara muba mwungutse. Iyo mugize ibikorwa mushyamwe muba mwungutse. None mu mushinga umuntu apanga harimo etape cyangwa se hariho igihe kigenewe kongera gusenya ibyo yubatse, ntibikabeho. Ni Ado Vibes cero wanjye basezere, tutagira ibyo twangiza, ariko turabakunda cyane. Muratwihanganira umwanya ubaye mutoya, ariko tuzakomeza. Iyi ni part 1 y'uburyo ninde wo niba tuzakorera part zigera kuri zingaha, ariko kumukazadushoboza. Kandi reka mbabwire namwe ibitekerezo byanyu birakenewe. Ibi ngibi tubivuze nkatwe uko tubyumva, nkanjye ukuntu mbyumva, ariko nawe ufite ukuntu byumva. Icyo dushaka nuko tuzana ibyo bitekerezo dufite tukabishyira hamwe tugacyazanya, twubaka umuryango uzira amakemwa, uzira amakimbirane, umuryango uri health and wealth. Ado Vibes, musharinge, mukore like, comment zanyu turazikeneye. Twubaka umuryango mugari. Ado Vibes. Love you. Shalom.